Ingingo ya gatandatu. Umuntu uri mu nzira njyabukire, umuntu ushaka kugera ku iterambere, arabanza akarenga ibibazo. Bigger than your problem. You have to be bigger than your problem. Ugomba kuba munini kurenza uko ibitekerezo byawe, uko ibibazo byawe, uko ibibazo ufite bingana. Mu gihe rero abantu bibereye mu byobo njyabukene, usanga ibibazo byarabatsikamiye, batakibasha kwinyagambura, byarabajyanye kuzimu, byarabarenze, akantu gatoye karaza kakamutsikamira, akajya kurara mu mayoga, ngo ndimo ndarwana no kugira ngo niyibagize ibibazo. Ibibazo se urabyibagirirwa hese? Ntaho wabihungira. Mu nzira njyabukire tugomba kuba banini ku buryo n'ibibazo bikureba bikavuga bitari ko uyu muntu nta nahantu namuhera, bigasanga urabirenze, uri hejuru yabyo ukabiribata. Tugomba kuba banini kurenza ibibazo dufite. Ariko ibibazo byakurushije imbaraga, bikagutsikamira, bikakumanura, bikakugeza hasi, bikagutsikamira. Umuntu akagira ideni ugasanga yagiye kwihisha, neza urajya kwihisha ngo ryishyure. Ugasanga yakuyeho amatelefone, ugasanga yamanutse yagiye mu byaro, ugasanga yahinduye byamuyobeye, ugasanga ntiyitaba, ntagira gute. No, ugomba kuba munini kurenza ibibazo. Ingingo ya karindwi. Abantu bari mu nzira njyabukire bakoresha amafaranga yabo mu ntsinzi. Amafaranga yabo bafasha kugera ku ntsinzi. Abantu rero bicaye bo mu byobo njyabukene bo baba barwana n'amafaranga yabo kugira ngo badahomba. Umwe yashora kugira ngo agere ku ntsinzi, undi akajya yirirwa arwana nayo kugira ngo adahomba. Iyo ni imitekerereze ibiri itandukanye. Shobora kumubwira uti tujye mu Bushinwa tujye kurangura, ngiye mfata amafaranga njya maze amezi 3 ari mu nyanja, ubwo saguye mu nyanja. Ubwo si byo bintu bihiye. Urumva aho warangije gutekereza ku kudahomba, urimo urakinisha amafaranga kugira ngo urayatinyisha kugira ngo udahomba. Ariko mu nzira njyabukire umuntu akoresha amafaranga ye kugira ngo ashobore kugera ku ntsinzi. Umuntu ajya mu murima kugira ngo azasarure. Umuntu akora business, ajya ku kazi kugira ngo kazamugeze ku ntsinzi. Mu gihe undi abari aho ngaho gutyo gusa. Ingingo ya 8. Abantu bari mu nzira njyabukire bakoresha, batuma amafaranga yabo, bakayatuma, bakayabwira bati genda unkorere. Abantu bari mu byobo njyabukene ntaho nikora. Erega kuba turi mu gukoresha nino jambo ryitwa ntaho nikora, ntuza kugira ngo umuntu udafite amafaranga. Oya, arayafite, ariko ni ntaho nikora. Mu nzira njyabukire umuntu atuma amafaranga ye akamukusanyiriza yandi mafaranga. Ntaho nikora usanga ahubwo amafaranga ye ari yari mu kumukoresha, ku buryo usanga yarabaye umugaragu w'ifaranga. Ahora ataka umutwe, ahora ataka umunaniro, ahora ataka amaso, ahora ataka buri kimwe cyose, ahora ataka umugongo. Shandana ni wagera mu rugo byakomeye, bega amafaranga aho kugira ngo ayicarire, ahubwo usanga amafaranga amwicariye. Kandi buriya iyo amafaranga uyicariye ibintu biroroha, bikanaryoha rwose, bikagenda neza. Ariko iyo wibeje gato y'amafaranga gasa nakwicarira, arakuvunagura ukazarinda upfa ntacyo ugezeho. Iryo ni itandukaniro rikomeye cyane ry'abantu bari mu nzira njyabukire n'abantu biyicariye mu byo njyabukene. Abantu
ingingo ya 8 izatuma koko ushobora gutekereza ku bintu binini nuko abantu bazaba successful, abantu bifuza kugera ku iterambere, abantu bifuza kugera ku bukire, bategeka ubwoba niba hari ikintu gikomeye gituma abantu badashobora kugera ku iterambere, badashobora kuba successful, badashobora kugira aho bava naho bagera, no gutegekwa n'ubwoba. Ubwoba ni iki? Ubwoba nta kantu kaba mu muntu, nta kantu gatoya kaba mu muntu, kagakuzwa na nyirako, ni ukarera kagakuza kakagaburira. Mu cyigisho cy'ubutahanze abasobanurira ubwoba. Yewe hari abantu batinya ikintu kitariho. Hari abantu batinya ikintu kitariho. Abantu benshi impamvu badashobora kugera ku bukire, badashobora kugera ku iterambere, badashobora kuba successful, ni ubwoba. Ubwoba burakujyana bukakugeza ahantu ugatinya abantu, ugatinya ibintu, ugatinya ibihe, ugatinya izuba, ugatinya imvura, ugatinya ku buryo bibazo ukavuga utari ku uyu muntu bizagenda biti. Ubwoba ni bubi. Tugomba kugera ku rwego dutegeka ubwoba, tukabwirukana muri twebwe. Ubwoba bukakubuza gufatanya n'abandi ngo mugire ikintu mugeraho, bazayarya. Ubwoba bukakubuza no kwiga imodoka itazangusha. Ubwoba bukakubuza kugenda mu ndege. Nabonye abantu rimwe nari mu gihugu cy'Ubuholandi, nuko abantu twagombaga gufatana urugendo tuva mu Buholandi tujya mu Bufaransa, turagenda ahantu babwiye nti rero uburyo buhari bwihuse burimo kugaragara nubwo indege batireka bati twebwe ntabwo tujya tugenda. Kubera iki? Bati dutinya indege. Turagenda urugendo twagombaga gukora amasaha 3 n'indege twarukoze umunsi n'igice muri train. Ubwo n'ubwoba, ariko ubwo ni bumwe mu bwoba. Hari ubundi bwoba rero bwo mu buryo bw'iterambere bugusigingiza abandi bagenda utigewe wapi. Bavuga bati nukujya kurangura ikamaro na za modoka n'aya mabisi yaho yamaze abantu. Singiye kuzisigira abana ari imfubyi. Ubwoba burakumanura bukagusigingiza bukazakugeza ku rwobo hasi, ukaba umutindi, ukaba umuhanya, ukazarinda upfa uri ntaho nikora. Ariko tugomba kugira ku rwego dutegeka n'ubwoba, dutegeka ubwoba. Ariko Imana itugirire neza dushobore gutsinda n'ubwoba, dushobore kugera hejuru, dushobore koko kumva duhagaze turi mu iterambere, dufite ibitekerezo bisesuye, dufite ibitekerezo bikeye. Ingingo ya 9 izatuma ushobora gukora no gutekereza ku bintu binini. Abantu bari mu nzira njyabukire bahora biga. Iyo ni ibanga rikomeye, iyo ni password, iyo ndetse ni password kwayo. Bahora biga. Abantu bari mu byobo njyabukene, ikintu kizakubwira yuko umuntu ari mu byobo njyabukene, arakubwira ngo ngewe ntacyo nyobewe. Ahubwo se ndajya kubyumva icyo nyobewe se niki. Umuntu wicaye mu byobo njyabukene ahora yumva yuko ari umuhanga, ariko umuntu ushaka kuba successful buri munsi ahora yiga, ahora atekereza, ahora areba buryo ki yamenya akantu gashya, yagera ku kintu gishya, yavumbura ikintu gishya, yashobora kumenya. Yo kuvuga ngo umaze imyaka 20 ucuruza ngo iduka ngo urarimetrije. Ugomba guhora wiga niba ushaka kugera ku iterambere. Ugomba guhora wiga niba ushaka kuko kuri iyi si ibintu bihinduka buri munsi. Aha, ese ntabwo koko tubibona. Nekereza yuko umuntu
wazana abantu ba kera mu myaka nka 30 ishize 40 ishize nahira ko ubu yabona uko acuruza ubuze yacururize abara abacuruzi bakomeye hano mu mujyi wa Kigali arabara abacuruzi za Gitarama za Butare za hehe hose umenya byabasaba gusubira ku ntebe y'ishuri akajya kwiga kugira ngo amenye uburyo bacuruza ikintu kizakubwira yuko uzaba successful uhora n'inzara n'inyota byo kumenya ukumva buri munsi wagira akantu wunguka ariko ikintu kizakubwira yuko uzarinda upfa nta kintu na kimwe ugezeho uhora wumva ibintu byose ari wowe ubizi. Ingingo ya 10 izatuma ushobora gutangira gukora ibintu bizatuma password yawe ya mbere ikura. Password. Ingingo ya 10 izatuma ushobora kuba successful, ushobora kuba umuntu koko abantu bareba bakavuga bati uyu muntu yageze ku iterambere, uyu muntu haraho yavuye hari naho ageze. Ingingo ya 10 abantu bari mu nzira njyabukire bahora bifuza kwigira ku birenge by'abakire bagenzi babo, bahora bifuza kugira inshuti z'abakire kugira ngo babigireho, bahora bifuza kwegerana, kuganira, kugendana, gusangira n'abantu babarebeye izuba mu nzira njyabukire. Abantu bari successful barabigerageza kandi bakabigeraho, ntibakangwa nuko wenda bakira abana, ntibakangwa nuko bakira abakene, kuko ubukene twarabibonye muri kino gitabo kitubwira ku mabanga y'abakire. Twarabibonye ubukene ntabwo ari ukuba umuntu adafite amafaranga, oya. Ubukene ntabwo ari ukuba umuntu adafite amazu, oya. Ntabwo ari ukuba umuntu adafite amamodoka, oya. Hari ababifite ibyo bintu byose babatindi bo kubabarirwa. Ubukene ni mu mutwe. Musome bino bitabo, ibi bitabo bizabafasha. Ubukene ni mu mutwe kandi ubukire ni mu mutwe. Mu mutwe wawe harimo iki? Tete vide. Niba mu mutwe wawe ari tete vide, niba nta kintu kirimo, gerageza ugishyiremo. Nta wundi wakigushyiriramo, ni wowe wenyine ugomba guhaguruka ukarwana nawe. Rekeraho akarwana na rekeraho, akamutsinda, akamwemeza ko ari tete vide, mu mutwe we nta kintu kirimo. Ahasigaye agaca bugufi, akicisha bugufi, akamenya buryo ki agatangira gusaba ni gute nshobora kugira icyo menya cyashobora kungeza kwiterambere. Reka mbifuriza kugira ku bukire, ndabifuriza kugira ku bukire. Ubukire buraryoha. Ubukire buraryoha, ubukire buraryoha. Bari abantu ubona bagenda mu ndege, bagenda mu na Bibiliya bivuga ubukire buraryoha. Hari abajya bavuga ngo amafaranga ni amabyi ya shitani. Barakubeshya. Ubukire buraryoha. Bibiliya ivuga ngo iki? Mu gitabo cy'Imigani igice ni cya 27 muzahasome umurongo ni wa 7. Haravuga ngo uwijuse akandagira mu buki, ariko inda ishonje ikirura cyose kirayiryohera. Ntabwo wenda kwifuriza kugera ku rwego rwo gukandagira mu buki, ariko icyo bashaka kuvuga ntabwo uyu munyamigani we yavugaga jimije. Gukandagira mu buki ni umunezero. Umuntu wabaye successful aba afite umunezero imbere n'inyuma, nta hekenya. Nubona umuntu hekenya amenyo, ukabona umuntu hora n'umujinya, ukabona umuntu hora avuga nabi, ukabona umuntu hora n'umunabi, umugwana, uwo ni umutindi. Nubwo yaba afite amaduka, nubwo yaba afite amafaranga ngana iki, uwo ni umutindi wo kubabarirwa. Umukire ni ku munyamigani yavuze akandagira mu buki, aranezerwa, arishima, byishimo bikamurenga. Ndabivuziza kugira ku bukire kugeza ubwo n'ibyishimo n'umunezero biva mu mutima bigasesekara inyuma, abantu bakatubona yuko koko twabaye successful. Imana ibahe umugisha mwese.